ikunda ngo abanyegiputa bashatse kubikora babona byo biranze, babona ngo barabigerageje babona biranze, babwira Mose babwira Farawo aravuga ati ibintu bitangiye guhinduka noneho, turimo kubona ibintu noneho amazi ahindutse amaraso turabikora, indazira ibibugu biraza turabikora, ariko ibibyo turabona bitangiye guhinduka, imbaraga zacu zitangiye kunanirwa. Ibibyo ntabwo bikozwe na Mose, ibibyo bikozwe n'urutoki rw'Imana. Abo turi kumwe amina, ngo babone imbaraga zabo zitangiye gutaka, birakomeza. Ariko nubwo zari zitangiye gutaka barakomeje barayabumba, barakomeje babumba amatara ngo birazamuka bigera ku cyago cya 9. Abo turi kumwe amina, aho twasomye havuze ngo hasigaye kimwe nzateza Farawo n'abanyegiputa, mu by'ukuri no kwirukana zabirukana mugende. None rero bwira umugabo asaba umugabo w'umuturanyi we, n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, kandi bamusaba ikintu cy'ifeza kubera ubukene. Yaragiye ati abantu bagenda, umuntu azajya asaba uko urwego rwe ruri, azagenda avuga ati mpagateba Imana ngo no, umuntu azasaba ikintu cy'agaciro, kubera ko Imana yari izi zampure zose bakoze bakorera ubusa. Abo turi kumwe amina, Imana izi miruho yose wagize, izi ntambara zose wanyuzemo, irambwira umuntu nategutira atira ikintu cy'agaciro, kuko ejo muzagenda, kandi umuntu icyo azaba yatiye abanyegiputa nicyo azajyana. Abo turi kumwe amina, icyo umuntu azaba yatiye abanyegiputa nicyo azajyana. Ntihagire umuntu utira ikintu cyashaje, ntihagire umuntu wese ajya asaba ikintu cy'agaciro. Bukeye rero baragenda barabitera. Abo turi kumwe amina, Imana igukorera ikintu kiguhagurutsa, ikintu kigaragaza ko wasenze. Ntimwibuka rero ukuntu byamugendekeye. Imana yamukoreye ikintu abantu bose bikujya hasi bubamye baravuga bati Uwiteka ni we ki? Ntabwo bubamishijwe n'amagambo gusa ngo turasenga. No, murabyibuka baravuze bati rero abahanuzi ba Bayali mwese muzi, n'abahanuzi ba Ashera mwese muzi, turazamuka ku musozi w'i Karumeli, Imana iri bugaragare, iri gusubirisha umuriro, niyo tuzagira gute? Tuzasenga. Aho turi kumwe amina, ngo abantu bari baraheze mu rungabangabo bwo gusenga rw'amasengesho, barabuze pfo na ruguru. Umuntu agasenga, wabayara agasenga, wadabona agasenga, abasenga Uwiteka nabo bakagira gute? Noneho ibintu biraza biburuvana nk'ubwo turi mu ngubu. Ubu ntabwo twakumenya usenga n'udasenga. Umuntu wese aravuga ati njye ndasenga, kandi koko arasenga. Ariko yaravuga ati mva rero, tumaze iminsi myinshi turi mu izi ntambara rw'uruvange rw'Imana, none ubu ngubu tugiye kuzamuka ku musozi w'i Karumeli, muze duhurire mu gitondo kare kare, umuntu wese asenge iye Mana. Abo turi kumwe amina, Imana, umuntu wese asenge iye Mana, Imana iri gusubirisha umuriro. Iyo ngiyo niyo twese tuzakorera. Ibyo uruvange, ibyo kuvuga ngo murasenga, ibyo kuvuga ngo nsengera, ibyo kuvuga ngo nsenga iyi, ubu noneho tugiye ku mugaragaro. Imana igaragara. Iyo wasenze igaragare mama, iyo wiriwe imbere igaragare wawe, iyo wiriwe imbere igaragare mu rugo rwawe, iyo wiriwe imbere igaragare ku kibazo cyawe, iyo wiriwe imbere igaragare. Barazamutse bagiye ku musozi w'i Karumeli, ngo bageze batumva rero. Ariko namwe nimureba ahanuzi 850, Eliya bahagazemo ari umwe wenyine. Baravuga ati namwe mwebwe muri benshi, njyewe ndi umwe. None nimwe mubanze, aho ni mubanze. Abo turi kumwe amina, nimwe mubanze ngo barasenga, baravuga ati Bayali uri hehe, Dagoni uri hehe, ngo barasenga. Reka da, Imana itagusubiza, Imana itaguhuhiramo, ndakurahiye uzamwara. Ariko Imana igira ikintu ikora ku kintu cyawe kiguhagurutse muri Egiputa. Niba uvuga uti ugiye gusenga, bavuga bati ngaho genda usenge. Nuvuga uti ngiye muri korali, bavuga bati ngaho genda. Nuvuga uti ngiye gusenga, bavuga bati genda uyisenge. Iyo Mana yawe tuzi ahantu yadukuye, iyo Mana yawe tuzi ahantu yaduteruye, iyo Mana yawe tuzi icyo yakoze. Ariko niba nta kikoze,
uzavuga ngo urasenga bazavuga ati natwe tugira gute bagezeyo baravuga batumva rero ngaho muri wese nasengiye barasenga bamaze gusenga baravuga bati rero irananiwe bayari irananiwe dagoni hasigaye Eliya naho nawe hamagari yawe turebe. Haleluya, amen. Hamagari yawe ni Imana yawe, ntabwo ari iya mama. Ni Imana yawe, ntabwo ari iya papa. Ni Imana yawe, ntabwo ari iya mukuru wawe. Ubu ngubu niho tugeze. Umuntu n'ugusengiye ni ukubaza iyawe. Tugeze mu gihe cyo kubaza Imana yawe, ukayibaza. Ntabwo nababwiye ukuntu nagiye kuyibaza, narabagije umukobwa twagiye cyangwa ngo njya bitekera niba muhaza abahazi ngo ngereyo mvuyeyo mu rugo abo turi kumwe. Amina, nigiye cyo kubaza iyawe ndayibaza nese bana ubu n'uyu se ngo ndyame ngiye kwa mbona aragiye mbona rirutsa mbona we n'umumama aramuhobeye mbona binjiye mu rupangu ijwi rirambwa aragiye pe amuhamagara ni aro ati biteshe ntibyashere bireke byashere byihorera uragiye abo turi kumwe. Amina, Imana usenga igaragare. Yani ibintu ntajya nemera uri umupenyi uri umunyamwuka ikintu cyose cyaba cyiza cyaba kibi ubona kikuguyeho suzuma wongere usenge neza kandi nta muntu w'umunyamwuka ubaho gutya cyaba ari icyiza ubona kikuguyeho cyaba ari ikibi ubona kikuguyeho ufite ikibazo komeza usenge wegera imbere nta munyamwuka ubaho gutya. Wowe dafashe irembo irareba bagize gute irareba ku munsi w'ubukwe baturamubuzi ubundi ntawari batuze koko bigeze ku munsi w'ubukwe ngo uramubuze nta nubwo yakwaratse byose afite n'amajanja wenda no mu nzozi have baza Imana yawe kuko ibyo abantu bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Umuntu araza akakubwira ati sheri yagera hirya kumbe hirya afite ibindi. None wabwese ukuntu hari undi twagasenganaga naryama nanjyeho nkabona ari kunywa itabi amaze kunywa itabi uririmba akambwira ati nkabona ndebye gutya nagaruka nkabona iruhande rumwe nese nkumva rwaburaje bwacya ndabona binyoye nkavuga nzajyana uyu nguru zakamuho zitahanye n'aro kurusenya zasenye nana rwubatse zigiye kuzahera mu busore. Mani kantu mamuka mbati imuguhe cyangwa uramureka harasenda muti uriya mukobwa namukubuje muguhe cyangwa uramureka hitamo ibintu bibiri uhitemo kimwe muguhe cyangwa uramureka wewe wahitamo iki? Uramureka suje naravuze ndamuretse ubwo kumbi Imana iri mukuye mu ruhengeri twahuriye hano nibwo bwa mbere njye gusengera hano nibwo bwa mbere umuntu twabonaga arambye atari ko waje abo turi kumwe. Amina, amen. Imana imenya abantu irakuzi sinavuze yambye atari ko njya no bwa mbere umuntu twabonaga arambye atari ko kwahanga gusengera waje tukajya hamwe nako se ko nini muri Nyanza kavuga hamwe ati waje tukajyana ko dufite hano dusengera hamwe nako se aho nasengeye hari igihe ugera kumva birakubihiye aho nasengeye nangaho zakizamura ngaho samatare ngaho ntajya akabata nibitarumvishe nzapfura abo turi kumwe. Amina, ariko kwitegereza ibikureba ntitwaje tukanyura nabaga zakaguru twambukira kwa Dubai John tukajya amasengera ngira hakurya simpibuka ni nabo gashaka ntageze sibwo Imana yamuje na sheri nawe aho turutse mu ruhengero agatumbika kwa mwana wabo arahindi abo turi kumwe. Amen, ntabwo yaje tugahurira hano umuntu w'Imana akaza kandi ngora mwese musinziriye mutareba kavuga ati murebe karakana gatumba nta mwana y'ibimbi yaba turi kumwe. Amina, yaragera ati cyabuka hirya ariko Imana yamunyetse mu nzozi ndamushaka Gisenyi ndamushaka Ruhengeri hose ngeze nabwo nanjye ndi umugabo nzitaratara ese nazamivamo uwo muntu Imana nyereka ntabona imyaka yabaye 40 nabuze abagore nanjye ndi umugabo mfite ubwenge ariko ubwenge bwawe waburiramo buryo urebye nawe ibyo urebesha amaso bitandukanye nibiri hirya y'ibitarora hari Imana ikureberera imbere. Sinaje nagera ngamba kumwe ati mukebuka namukebuka ngahita mbona neza ni wa wundi ijuru ryambwiye ngo dore uzashaka Imana yarabimbuye mu nzozi irambwira ntambutse imbere neza irambwira dore umugore uzashaka
ndamureba ndamushaka umwaka wa mbere, ndamushaka uwa kabiri, ndamushaka uwa gatatu, ndamushaka uwa kane, ngeze aho Igisenyi nagiye nkatega virunga ariko kinjanye kumureba. Hari umurokore sengera nkagenda mukora ndabonamo rekada nkazamuka nkajya hana nkambaye bangarekada ngo nyagatega nkagaruka. Abo turi kumwe amina. Ijuru ribariza hana herereye. Ngo muke mu gitondo siko naje gusenge gase hano iwanyu. Abo turi kumwe amina. Nahagera umwana kaza kanyungora umwana muto. Imana irambwiye iki? Nta muntu wamenye nuko mucaye. Yanyungoreye gutya. Nyabutse gutya nkariya mbona pitamara kuko nari naramubitse mu mutwe. Pitamara kuva maguru ndamwitaje mbona niwe. Ariko mbona no muturage bwimbi. Nakuke nibiramasi. Imana iguhaye. Ndasohoka magara ntari ahandi. Abo turi kumwe amina. Uravuga Imana igukura mu majugane. Imana igukura mu rujijo. Uravuga Imana ikora ikintu ikaguhagurutsa kwa Farawo, abantu bakavuga bati dore Imana. Amen. Kuvuga ngo urasenga ntazabibabwira. Kuvuga ngo ngira ngo ndi mu ndimi ntazabibabwira. Kuvuga ngo senga yitatu ntazabibabwira. Bazabwirwa n'iki Imana ikoze. Yego. Ndasohoka magara nkari ahandi. Barasohoka ndareba, narasohotse nawe ndamwitegereza. Arasuhuza icyo akora yego aratandukana n'Imana y'Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ararenze aritahi. Ariko ngo yari yivuze atesengera mu birembo ariko no yumva yari kwa muko yari yahaje nyine. Agenda kwa Imana. Nuri yase Imana habera kugira ikimbira ariko nari naranje kubona kari we. Kuko nari mubi. Abo turi kumwe amina. Imana itagize ikikora mwawe. Reka tubikishe ukuri twaje gusenga turi mu cyumba gusenga nuko usenga Imana hakagira ikintu ikora. Ibyo byihorere ntabwo aturushije kuba mu idini maze imyaka 40 nize kora de dimanche. Gusenga ntabwo mbiyobewe. Wimbwira iby'ubusirimu ntabwo ngwamurushije. Wimbwira ibyiki wimbwira amafaranga nanjye nayariyeho. Wimbwira ibyiki wari mwarana. Ndikakubwira ngo narize ngo reka hano inyobye. Abantu bize ziri kunana ntugabona. Ibyo umbwira ngo ufite amafaranga wimbeye. Amafaranga se ntago abantu bayamwaranure. Wowe n'imyaka ufite nta abantu babonye bayamwaranye. Nta mwana muka ntawe. Icyakora haza ibintu bisa nabyo. Ariko hirya yaho uzahagarara bitegereze. Uzabona agakiza Uwiteka ari bugereho. Agurutsa muri Egiputa. Amen. Abo turi kumwe amina. Amen. Musaba ikintu cy'agaciro kuko ejo muzagira gute? Tuzagera. Niho ngo abana b'imfura Imana yambwiye nzakora ikintu. Uhereye kuri Farawo wicara ku ntebe y'ubwami. Ukageza ku mugaragu w'umusyi wo hasi. Wese azakimenya. Muri bo abana b'imfura bose bapfuye. Bamaze gupfa Farawo yabyutse mu gitondo kare naravuga ati muhaguruke mugende. Muhaguruke mugera gute? Mugende. Muhaguruke mugende. Hasigaye kimwe kiguhagurutsa mu bucakara. Hasigaye kimwe kimpagurutsa hondi. Ukajya uvuga uti hari igihe umuntu asenga. Ukajya uhora usenga uri mu byifuzo mpa. Ariko atari byo ukunze. Ariko hari igihe kigera aho ugasenga ushima. Ugasenga uvuga uti iyi Imana yakoze. Haleluya. Imana idukorera ikintu cyemeza Farawo n'abanyegiputa. Bakavuga bati uyu muntu koko imyaka yose yasenze Imana ikora. Imyaka yose ntabwo mwibuka Yosefu se. Yosefu ntabwo mwibuka ukuntu byamugendekeye. Ntimuzi ukuntu Imana yamuvuzaho ikamurotesha inzozi. Bwacya mu gitondo bene se bakamwanga bakamugurisha. Ntimuzi ukuntu ngaho Yosefu kwa Potifari. Ngaho Yosefu muri gereza. Ntabwo muzi ukuntu Imana yamukoze ikintu. Muri gereza ngo arimo bari muri gereza bakabona bafunze bakoraga kwa Farawo. Bakarota inzozi. Turavuga ikintu kimwe Imana ikora ku buzima bwawe kikaguhagurutsa kwa Farawo. Ntimuzi ukuntu barose inzozi. Ngo bamara kurota inzozi bakavuga bati bakaziganira buri wese bakaziganira n'undi bakarangira bavuze igisubizo. Ngo Yosefu akabara akavuga ati ariko se byagenze gute nimumbwire bati habe twarose.
ntarose ikisi umwe akamutora undi akamubwiriza ntabwo umwe yari umuhereza wa vino yo kwa Farawo undi ngo yari umuvuzi w'imitsima ngira abo turi kumwe amina umwe yarose ari gusoroma imizabibu ngo agakamurira mu gikombe ngo agashyira Farawo undi ngo arota yikoreye ibyibo ngo birimo imitsima ngo ariko ibisiga biraza bimurira hejuru baramubwira ati wowe uragiye Farawo aguciye umutwe uragiye babwira undi mugenzi we ati wowe urasubira mu kazi kawe urongera ugiye kwa Farawo uzongera kandi umuhereze barabwira ati ariko nugerayo uzanyibuke barabwira ati dore bamvanye iwacu mu gihugu cy'Abaheburayo banzana inaha banjye inaba namfungira ubusa nugerayo uzanyibuke ariko gikura amaso ku bantu Simon yavuze ati kura amaso ku bantu Imana yonyine itaje nta muntu wakwibuka Uwiteka atakwibutse ngo baragenda bamara imyaka 2 anezerewe kwa Farawo ariko Farawo nawe ngo aza kurota inzozi abo turi kumwe amina turavuga ikintu Imana ikora kikakwamururaho umwaka wose wa Farawo nibyo Farawo rose inzozi ngo barava bose baradadaza birabananira baravuga ati ariko hari umuntu wabaga muri gereza niwe wadusobanuriye ibi byose twahuye nabyo none kamutebuka mumuzana ngo baragenda bamuzana ni inzozi zamukuyemo ariko igihe cyari kiza kugira ngo Imana ikore ikintu abantu bose bamenye yuko Uwiteka akorana na Yosefu abo turi kumwe amina Imana idukorera ikintu kidukuraho ubucakara kidukuraho wenda bake mu gitondo bagenda Yosefu basobanurira Farawo aravuga ati hazatera inzara murabyibuka mu isi yakwiga mbitondo ariko byarangiye Yosefu bigaragaye ko iyo yasenze hari ikikoze birangira babandi bose bamwikubise imbere nkuko yari yarabiro kubera ko Imana hari ikintu yari ikiza guta twavuze Eliya tuvuze na Yosefu nawe urabizi neza ko ntago Farawo yemezwa n'amagambo Farawo ntago yemezwa no kumubwira ngo urasenga Farawo yemezwa n'ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe kandi icyo kintu nawe ibyo ukireba Uwiteka ngo iki ngiki Uwiteka yaragikoze ndakibona iki ngiki Uwiteka yaragikoze ndakibona nta ntambara n'imwe igutsinda nicyo cyatumye Yosuwa ngo yabwiye Abisirayeli bagakwambuka Yorodani ati mutore amabuye 12 muyashyire muri Yorodani mutore yandi kandi 12 muyashyire imusozi ngo impamvu zari kugira ngo abantu ngo bajye bibuka ajya abwira ngo bazabwira abana bati Uwiteka yakamije Yorodani yuzuye mwibuka imirimo y'Imana yakoze Imana yagiye ikora ibintu mu buzima bwawe ukagenda ubitondekanye kimwe mu bintu bituma dutsinda tukananira nukwibagirwa ibintu Imana yagiye ikora ahashize ukavuga ati Imana uri mu marembo yo gutsinda ariko ugenda wibuka ibintu Imana yagiye ikora ku buzima bwawe biguha imbaraga zo gutambukana imbere abo turi kumwe amina Imana yacu ikora ikintu kiguhagurutsa muri Egiputa ikora ikintu kigukuraho Farawo n'abagaragu be ikora ikintu haleluya umuryango bavuga bati uyu muntu arasenga ukora ikintu gituma abo muturanye bavuga bati uyu muntu abana n'Imana ukora ikintu gituma urugo rwawe mama bavuga bati Imana ikora n'uyu muntu naho uburyo ko ngo babati ntawe azabivamo ntabwo babyumva Imana umukorera ikintu gituma Imana itugirire neza ndumva nahinira aho ngaho asigaye ukoze Imana akadusengera Imana tujya twanahaguruka tugasenga Imana tuyibwira tuti Imana yacu twaje gusenga Mana twiriwe imbere Mana twaje gusenga hakenewe hasigaye kimwe cyemeza Farawo nibyo koko ntabwo tugaye ibintu Imana yakoze murabizi n'ibyo Imana yakoze ibintu byinshi ku buzima bwawe Imana yakoze ibintu byinshi ku buzima bwanjye ariko ntabwo byaduhagurukije kwa Farawo Imana yacu ikora ikintu kiduhagurutsa kwa Farawo Imana yacu ikora ikintu kidukuraho wetwa Imana yacu ikora ikintu kiduhagurutsa mu izina rya Yesu Kristo amen Imana igire gute umugisha imbaraga n'amavuta kandi ijuru nimwishimire amen senga Imana ikora ikintu kiguhagurutsa kwande Farawo Elase dobiwa Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye ijambo ryawe ratubwiye ngo nuko hasigaye kimwe iki gisigaye mwana uduhagurutse muri Karani